Welcome to my YouTube channel. So in today's video, I'm so excited that I'm back. Ngiye kwereka video yuko ushobora kwikoresha za cheese clouds dukunda kubona bagurisha. Very simple, ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose ukoresha mu rugo ube wagiye kubigura cyangwa ube wabiguze bigize. For me, njye nitegurira zira cheese clouds. Icyo nakoresheje naguze metero y'iki gitambaro bakunda kwita Dore cyangwa kimwe bakunda gukoresha muri decoration. Ngiye ngura umweru kuko umweru n'unyorohera ku cleaninga kandi yakutubika bikanyorohera ndetse n'isoko yatwo. And then nayifashe nyikatamo kane kuko nashaka gukuramo udu cheese bag cyangwa tunani tuyungurura tune. For me nuko nguko nyambikora. So niyo uri mushyashya rero kora subscribe hanyuma tujye tubana. Nagarutse buri munsi ni video, buri munsi ndi kuzajya mbahereza video maze kugira rero gukatamo kane nahise ndoda. So sinzi ma muri 2026 utaramenya kudoda, niba utarabimenya jya muri comment umbwira ati sindabimenya, and then ngiye for me nigishije kudoda. That's why mbabwira ati muri 2026 ugomba kubuza ibi bintu byose. So gumana nanjye rero video yose kuko turi bukore iyi cheese bag, tubere ko uryo tuyikoresha, turi butegure n'ama juice agera muri 2 hanyuma mbere kuko njya nkoresha iyi cheese bag. Hano nari nsoje rero kudoda, nari nakuyemo cheese bag cyangwa cheese clouds enye, nizo nari nagiye nkuramo muri cya gitambara, ariko bitewe n'izo ushaka ushobora kugabanya size hanyuma ugakoramo utwo ushaka. Hano nari nakire ndavuga ati let me show you how I make my pineapple beetroot juice. Iyi ni nziza. Okay, abantu benshi ya Betrave barizi, but let me show you the way me ntegura ji ya Betrave. Habasha kuba nakuramo nka litiro 3 muri nanasi imwe, kandi zose zikaba ziri nziza kandi zifite nyine quality. Apana bya bindi benshi mukoresha gutyo bishishwa gusa. Ibi turayikoresha ji ya kabiri. For the first one we are going to use pineapple yonyine niyo tujya gukoresha, ndetse na beetroot. So rero nari kubabwira ngo abantu batazi kudoda muri 2026, I don't know why. For me nigishije kudoda. I remember ngewe naguzira machine muri 2024 hari kuri was a new year, on 1st 2024 then I was having like 120k, and ndavuga ati what am I going to use this money? Also I said let me gift myself a sewing machine. Nuko nguko naguze iriya machine, and then kwa kuntu nkunda kuba ndi kuri YouTube ibiki nagombaga kugira ikintu ngenda nkigira nkajya ngenda nkari ama tutorial how to use ibiki byose na installinga everything. Ntangira kuzajya rero indoda. Udafite imashini rero turadutambaro watugura hanyuma ukagenda ugatanga ibyo biceri, nta nubwo baguca amafaranga arenze 500 kutudoda. I know kukagura ko nakaguze 1000 iriya metero. Ni ibintu byoroshye nawe ushaka kwikora mu rugo. So muze dukomeze rero kuri juice. Na mfata pineapple and then ngakata na beetroot gutya muri kona nyine mbikora iyi juice. Iyi ngiye gukora bwa mbere, niyo ya mbere iri muri iron, niyo ya mbere nyine ibifite benefits kurusha ya indi dusanzwe dukora itetse. Betrave rero iyo ari mbisi rero iyi iron yayo nyine ibiri highly. That's why abantu abakobwa abamama bari I highly recommend you to use this kind of juice. Noneho
ushyiramo agatangawizi, but for you breastfeeding, I don't know if you are going to use ginger, but for me nikunda gutya. Even when you are during your period ugomba gukoresha this juice kuko buryo turi muri period we lose iron, that's why I have nyine kuyirestoring. For me nkoresha hand blender. Let me know abantu bafite blend cyangwa abantu bashaka kwamamaza ibintu bya electronics. For me I use this hand blender kandi nkorera ibintu byose perfectly. Okay, niba ufite rero ibintu ushaka kwamamaza, especially kitchen equipment, something like that, let me know and then tuvugane. So iyi blender rero ngiye niyo nkoresha utuntu twose nabifata nyine nkabiblendinga gutya, nashyizemo amazi make kugira bibashe kuba blended well and then nkabiblendinga like this. After blending everything, so tugiye kurikizaho umwanya wo kuyungura, umwanya wo gukoresha kakayungirizo gasanzwe. We are going to use cheesecloth. So iyi hand blender ni nziza kandi iroroshye kuyikoresha. So izo ni za cheesecloths. I have mfite basket we yanjye nzishyiramo izo namba narakoresheje kuko ndongera nkazimisa nkongera nkazishyiramo. Yeah, I have about ubwo bwo ko nongereyo henye na mfite izindi zigira muri 5 ubwo zabaye nk'icyenda. Yeah, kugira naye ko zi video kugira ngo mbibereke. Hari abantu bagiye bibaza ngo buse ngo nakora hengile cheese bag bikini biki ugasanga birakugora. I cheese bag rero wabonye uburyo wayikora n'uburyo wayikoresha. Even abantu bakora tofu mwanyo kuzagikoresha kare agafuka cyangwa iki, I highly recommend you to use this one. Cooking nta kantu kamwe gatambuka, ntaki juice yawe yunguriye neza. That's why ngiye nkunda iyi cheesecloth kurusha uko nakoresha zira strainer zira zigiye zitandukanye. Yeah, nari ndabikwetse. So ubaboze rero intoki neza, cheese bag zawe ziba zifuze zimeze neza, ndazifura and then nkazishyira nyakariya ka basket. Uko nguko niko nzikoresha and then iyo maze kwikoresha gutyo urongera n'ubundi kayifura ukongera ukayigira. Urabona ingira kamora neza, juice yose ukayikuramo nyine bitakugoye kandi byoroshye ikavamo yose iyunguriye neza. Hari abantu nyine bigira abasirimu gasanga ufashe pizza utangiye kuba ari ukamurisha ibikini oga intoki zawe neza hanyuma ukamure neza, ji yawe ivemo neza kandi rwose iyunguruye neza. Murabona ko ari ibintu byoroshye nawe wakikorera mu rugo rwose. So ibi nibyo rya kuntu hano uba wayikamuye muri kwibona ko hasigaye ibikatsi gusa. Niwambwira ko ngo Betrave ngo itashizemo itagize icyo wayiblendinze and then urayikamuye, murabona ko byose nyine ari perfect. Ibi ngibi mpamvu ndi kwishyira muri bowl, ndaza kwereka uburyo nyine ukoramo n'indi juice. Ngibyo nibyo nasize ku ruhande, mukanya nabyo turaje tubigaruka. So iyo niyo juice nakuyemo muri ya nanasi, yari nanasi imwe and then dushyiramo na beetroot and then akakajage kanjye gapima litiro imwe. Urumva twakuyemo around 1 liter, nayo itagezemo neza ariko ni nka 1 liter ya tubifate gutyo. Nta sukari ngiye yindi nyashyiramo because hari nakoresheje pineapple kandi bifite isukari yayo, nta mpamvu yo kurirwa nshyiramo indi sukari. Kandi namwe ngomba kumenyera sigonga ngo buri kintu cyose mugende ushyiramo isukari. Gusa iyi juice aba ari nziza, ibifashe muri kwibona namwe muri kona kunisa ibifashe isa neza. None iyo wakoresheje ile ya cheese bag kaba kayunguriye neza kandi kaba gasa neza. Here was the time to test. Ndi kubereka murebe kara yayo, muri kura kuntu ifite kara nyine ijimye cyane ugereranyije na za zindi usanga bashyizemo amazi n'ibishishwa by'inanasi gusa. Iyi ngiyi rero niyo nababwira mukajya mukora, kandi abagore batwite, abakobwa bari mu mihango, something like that muzajye mugerageza. So twari tugiye gukora ya indi utufata bya bishishwa
and then nahise nshyiramo izindi betrave kugira ko betrave ziraza zabaye ibikatsi nta kintu cyari kirimo, then nshyiramo cloves, ufite cinnamon na ya star ya wabishyiramo, ukagira nshyiramo n'isukari around 3 spoon ya ibiyiko bitatu, and then kitashyiramo n'amazi. Si ngombwa mu gihe wakoze juice usanga wagize ibisukari. Ikiza rero cy'iyingiyi itogosheje ibishishwa by'inanasi biriya nabyo birafasha cyane. Containinze enzyme like sindi kwibuka neza hano ndabakorera video ni kwisobanura gusa ni nziza nayo. Kiragishwa buriya cy'inanasi nacyo kiba gifite vitamine zigiye zitandukanye, turabifata nabyo kabitogosa, byamara gutogosa ugategereza bigaba. This was the next day in the morning nibwo nagiye nabiyungurura, and then ndabitandukanya nabwo we are going to use a cheese bag. Murabibona rero ko twatuntu twakoze n'utuntu dufite akamaro, n'utuntu umuntu wese akeneye mu rugo akajya akoresha mu gikoni. Abantu bakunda guteka, abantu bakunda ingi bayikoresha even uri gukora cheese, uri gukora tofu, uri gukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye bigusaba kuyungurura cyangwa kubona ikintu kimeze neza nyine gifite nyine product ikaza nyine imeze neza kandi itarimo utuntu tw'utuna, kuko akangaka nta na kamwe karika ngo gatamuka nko kwakundi usanga akoresha strainer cyangwa akayungurizo ugasanga hari twagiye tujyamo cyangwa iki. No, ingi byose irabitandukanye. None ndi gukamura ibingibi bifasha ko nabiyabishishwa byose twizinga y'amazi arimo byose bikagenda bivamo. So niba rero ugeze hano video wakoze ijya muri comment hanyuma umbwire ese iyi video uyibonye gute, niki gufashije, ese niki kintu mushaka nzabakorera. So let me know, I want you yuko tuba hano nyine famille mukajya mumbwira mubona gute, something like that. Kandi niba utarakora subscribe, please subscribe, hanyuma tujye tubana muri video zacu. Wibuke ku likinga video kugira video nyine iza kuba recommended ku bantu benshi. So uko nguko rero ni kubishishwa nabyo kubera ko tuba twabisquizinze nuko nguko amazi navuyemo. Nese mfata indi jage, iyi jage yo ipima litro 1.5 ndakeka, iyo ni litro 1.5 hafi ebyiri, hanyuma kiramo ya juice. Muri kubona rero ko ji yacu nayo yavuyemo isa neza kandi kiri umutuku. Abantu bajya gukora ji ya betrave ukabona isukunu simbizi. Igikurikiro rero nahise fura ya cheese bag. Ikiza cyakangaka rero kameze gutya, biroroha kugakorera isuku, ntago kagira amastain nyine kwa kundi umara kugakoresha ugasanga kaje ikintu cy'ikizinga iki nkazaze n'izindi. No, akakugafura biroroha kandi akangaka kugafura rwose ni ibintu byoroshye. Icyo nkoresha isabune gusa n'amazi akonje bisanzwe, ushatse wakoresha nashyushye, narangiza nkagafura bisanzwe hanyuma nkakanika kandi nkongera nkagakoresha ubutaha. So hano nari mangize rero kugafura, niri kubibona nandi kubereka ko ntago wamenye ko ari kakandi twakoresheje. Nuko nkuko kasaga. Rero hano nari ngiye kubereka za juice zombi, rero ngiye kuzibereka ahantu zitandukanye. Iyi ngiyi irimo amazi, iyi ngiyi ni pineapple hamwe n'amazi na beetroot gusa. Iriya n'indi ntiyindi itetse. Iyi ngiyi itetse rero ibiri ubona nyine ntago bifite imbaraga nk'iriya idatetse. Iyi ngiyi idatetse beetroot nyine iron yose irimo ibikirimo nyine bikiri concentrated compared to that one. Kandi ikiza cy'ingiyi idatetse ntago wiri gukenera ibintu by'amasukari, no sugar added. Okay, for me nta sukari kiramo, ariko abantu bigora bishatisha muri kwibona no kwisuka. Iri idatetse muri kona kuntu ari umutuku cyane compared to this one. So nibyo rero nazambere kandi abaga ati no ugomba rero kwihitiramo ukavuga ati nzajya nkora ingi cyangwa nzajya nzikora, ariko igihe wakoze imwe bigusaba no gukora indi kukubira bishishwa, ntabwo ugomba kubijugunya. Uzajya ubikoramo iyindi cyangwa ubikoramo icyo bita tepachi, nayo nzabereka uburyo bayikora. So rero muri test ahantu ziba zitandukaniye nyine iri ambisi akaba gatesting nyine nkaho kari fresh nka fresh juice, ariko ingi imeze nyine nka highly processed something like that. So nuko nguko rero yarangiye. So niba ukunze iyi video rero
like, share, comment, and then remember to subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu video yanjye y'ubutaso. Thank you for watching, ndabakunda. Kandi mumbwire muri comment ikindi kintu mushaka ko mbigisha uburyo bagikora. So after navuze ngo reka mbereke n'ibirahure murebe ukuntu bitandukanye. Uri kubona ko cya kintu cyari kirimo imwe idatetse, uri kubona ko ari cyo gifite color kurenza kiriya cyari kirimo itetse. So thank you for watching, bye.